Ntushobora kuvuga amateka ya Galileo cyangwa Galileo mu rurimi rw'iwabo utabanje kuyasasira amateka ya Aristote wamubanjirije. Mu myaka irenga 2300 ishize, Aristote yagize uruhare runini mu guteza imbere siyanse na filozofiya. Inyandiko ze n'ibitekerezo bye byashishikaje benshi, bihindurwa mu ndimi nyinshi kandi byigishwa mu mashuri yo hirya no hino ku isi. Ntabwo ibitekerezo bye byagarukiye mu bahanga n'abashakashatsi gusa, kuko byaje no kwinjizwa mu myizerere y'amadini. Bimwe mu bitekerezo bya Aristote byinjijwe mu nyigisho z'abagatolika, abaporotestani ndetse n'abisilamu. Mu bitabo bye yanditse ibijyanye n'ubugeni, inyenyeri, ibinyabuzima, umuco, indimi, amategeko, inyurabwenge, imbaraga rukuruzi, filozofiya, ibiyega, ibyishimo, ubusizi, politike, imitekerereze n'imibanire y'abantu no kubintyoza mu magambo. Nanone yanditse ibijyanye n'ubugingo kandi yumvaga ko budapfa. Icyakora ibyatumye amenyekana cyane nibyo yanditse ku binyabuzima n'inyurabwenge. Yaba we kimwe n'abandi, intiti za kera z'Abagiriki, Abahindi cyangwa Abanyamisiri bababanjirije zifashishaga ubushobozi bwo kwitegereza, gusesengura ibyo zibonye no gusobanukirwa ibidukikije zikoresheje inyurabwenge. Baheraga ku bintu batekerezaga ko ari ukuri, bakumva ko baramutse babisesenguye bitonze bagera ku myanzuro nyayo. Iyo filozofiya yabafashije kugera ku myanzuro myinshi ifatika. Umwe muri iyo myanzuro ukaba ari uko isanzure rifite gahunda rigenderaho. Icyakora nta bikoresho bari bafite byari kubafasha. Ibyo byatumye abahanga benshi harimo na Aristote bagera ku myanzuro itariyo. Urugero, batekerezaga ko imibumbe n'inyenyeri bizenguruka isi. Icyo gihe abantu bumvaga ko ibyo ari ukuri kudakuka. Igitabo The Closing of the Western Mind cyabishimangiye kivuga ko gutekereza no gushingira ku byo bigeze kubona nibyo byashimangiye igitekerezo cyo mu Bugiriki kivuga ko isi iri hagati mu isanzure ry'ikirere. Ibyo bintu byamaze igihe kirekire byemerwa n'abahanga benshi muri siyanse kandi byari ibinyoma. Hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 15, amadini yita Gikristo yo mu Burayi yabonaga ko zimwe mu nyigisho za Aristote ari ukuri kandi zigishwaga mu nsengero na kiliziya. Abahanga muri teolojiya y'abagatolika nka Thomas d'Aquin wabayeho hagana mu mwaka w'1224 kugeza mu 1274 binjije inyigisho za Aristote muri teolojiya yabo. Ni muri iyo nzira inyigisho ya Aristote ivuga ko isi itazenguruka kandi ko iri hagati mu isanzure yaje kuri imwe mu nyigisho z'ibanze za kiliziya gatolika. Nanone iyo nyigisho yaje kwemerwa n'abayobozi b'abaporotestani, urugero nka Calvin na Luther, nabo baje kwemeza ko ishingiye kuri Bibiliya. Niyo mpamvu byavuzwe ko Thomas d'Aquin yabaye umuyoboke wa Aristote kuruta uko Aristote yabaye umuyoboke wa kiliziya gatolika. Ibyo byatumye umuhanga mu by'inyenyeri no mu mibare w'umutaliyani witwaga Galileo wavuze ko isi izenguruka izuba ashyikirizwa urukiko rukuru rwa kiliziya, anategekwa guhakana iyo nyigisho ye. Igitangaje ni uko Aristote we yemeraga ko inyigisho zijyanye na siyanse zigenda zihinduka kandi ko zishobora kunonosorwa. Iyaba kiliziya gatolika nayo yarabyemeraga icyo gihe, iba yaragiye impuhwe Galileo. Reka tuvuge kuri Galileo gato. Hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 16, abahanga mu bya siyanse n'abahanga muri filozofiya b'i Burayi batangiye gusobanukirwa ibyerekeye isanzure ry'ikirere mu buryo butandukanye n'uko kiliziya gatolika yabyigishaga. Nk'uko nari maze kubikubwira, kiliziya yagenderaga ku bitekerezo bya Aristote by'uko isi iri hamwe kandi ko iri hagati mu isanzure. Umwe mu bahinduye uko babonaga ibirebana n'isanzure ry'ikirere ni Galileo. Nubwo iyo nyigisho yo mu rwego rwa siyanse yemerwaga na benshi, Galileo yaje kwifashisha teleskope aza kubona ibimenyetso biyivuguruza. Ariko nanone ibyo byari kuzatuma agirana amakimbirane na kiliziya gatolika. Imyaka ibarirwa muri mirongo mbere yaho, umuhanga mu by'inyenyeri witwa Nicolas Copernic wo muri Polonye yari yaradukanye inyigisho ivuga ko isi izenguruka izuba. Galileo yasesenguye ibyo Copernic yavuze ku birebana n'ingendo zikorwa n'imibumbe yo mu kirere kandi ashaka ibimenyetso byemeza ko iyo nyigisho yaba ari ukuri. Galileo yakoresheje za teleskope yari yarakoze ziri mu bwoko bw'uturahure twari duherutse kuvumburwa, abona ibintu byinshi mu kirere abamubanjirije batari barigeze babona. Ibyo yabonye byamwemeje ko Copernic yavuze ukuri. Galileo yabanje kugira ubwoba bwo gutangaza bimwe mu byo yagezeho, atinya ko abantu bazamuseka. Icyakora ibyo yavumbuye yifashishije teleskope ye yananiwe kubyihererana, amaherezo aza kubitangaza. Bamwe mu bahanga muri siyanse bumvaga ko ibitekerezo bye birimo ubushotoranyi, maze bidatinze abayobozi ba kiliziya nabo batangira kujya bamusebereza kuri aritari. Mu mwaka w'1616, Karidinali Bellarmine wari umuhanga ukomeye mu bya teolojiya icyo gihe yamenyesheje Galileo ko kiliziya gatolika yari yaciye iteka ryamaganaga ibitekerezo bya Copernic. Yihanangirije Galileo amubwira ko akwiriye gukurikiza iryo tegeko, maze mu myaka yakurikiyeho Galileo areka gutangariza mu ruhame ko isi izenguruka izuba kubera gutinya kwicwa urupfu rubi rwahabwaga abantu bakoraga icyaha cyo kuvuguruza kiliziya. Galileo ntiyitwaye nka Copernic kuko we yagaragaje ishyaka n'ubushizi bw'amanga mu gutangaza ibitekerezo bye. Ibyo yabikoze mu gihe kiliziya gatolika yari yaratangiye kurwanya ku mugaragaro ibitekerezo bya Copernic. Bityo igihe Galileo yemezaga ko igitekerezo cy'uko izuba riri mu izingiro kidahuje n'ukuri gusa, ahubwo ko kinahuje n'ibyanditswe, kiliziya yahise imukekaho ubuhakanyi.
Galilei yagiye i Roma kwiregura ariko ntibyagira icyo bitanga. Mu mwaka w'igihumbi 616 Kiliziya yamubujije gukomeza gutangaza mu ruhame ibitekerezo bya Copernic. Galilei yabiretse igihe gito, hanyuma mu mwaka w'igihumbi 632 asohora ikindi gitabo cyashyigikiraga Copernic. Mu mwaka wakurikiyeho urukiko rwa Kiliziya rwamukatiye igifungo cya burundu. Icyakora kubera imyaka yari afite, mbese ageze mu zabukuru, bahise bamugabanyiriza igihano bamuhanisha gufungishwa ijisho. Mu mwaka w'igihumbi 623 himitswe Papa Urbain wa munani wari inshuti ya Galilei. Mu mwaka w'igihumbi 624 Galilei yamusabye gusesa iteka ryari ryaraciwe mu mwaka w'igihumbi 616. Aho kugira ngo Urbain nka Papa arisese, yasabye Galilei gusobanura ukuntu inyigisho za Copernic zivuguruzanya n'iza Aristote. Papa amusaba ko atagomba kugira aho abogamira. Nyuma yaho Galilei yanditse igitabo kivuga iby'izo nyigisho cyiswe Dialogue on the Great World Systems. Nubwo umupapa yategetse Galilei kutagira aho abogamira, byaje kugaragara ko icyo gitabo cyari kibogamiye kuri Copernic. Nyuma yaho gato abanzi ba Galilei batangiye kuvuga ko icyo gitabo cyashebeje uwo mupapa. Bashinje Galilei ubuhakanyi kandi bamukangisha kumukorera ibikorwa by'icarubozo, maze bituma yemeza ko inyigisho za Copernic ari ibinyoma. Mu mwaka w'igihumbi 633 urukiko rwa Kiliziya Gatolika rwamukatiye gufungishwa ijisho kandi batangaza ko ibitabo bye biciwe. Galilei yapfiriwe mu karere ka Arcetri hafi y'umujyi wa Florence ku itariki ya 8 Mutarama mu 1642. Bamwe bagize bati umugabo w'umuhanga mu bumenyi bw'ikirere ariko w'umunyabwoba aragiye. Ariko kandi amakenga ye, kwifata no kudahangana na Kiliziya byamurinze kwicwa urupfu rubi. Ni bya bindi bavuze ngo ufite agahanga gata karinda imijugujugu. Bimwe mu bitabo yanditse byamaze imyaka igera hafi kuri 200 biri ku rutonde rw'ibitabo abayoboke ba Kiliziya Gatolika batari bemerewe gusoma. Nyuma y'imyaka 300 apfuye, ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi 979 Kiliziya Gatolika yasubiyemo urubanza rwaciwe n'urukiko rwa Kiliziya maze rumugira umwere. Amaherezo mu mwaka w'igihumbi 992 Papa Yohana Paulo wa II yemeye ko Kiliziya Gatolika yarenganyije Galilei. Galilei twamuvugaho iki? Yavukiye mu mujyi wa Pisa mu Butaliyane mu mwaka w'igihumbi 564. Uwo mujyi wamenyekanye cyane bitewe n'umunara wubatsemo. Yigishije muri kaminuza ya Padua, nyuma yaho ajya gukora mu mujyi wa Florence ari naho yabaga. Nubwo Galilei atari we wahimbye telescope, yagize uruhare runini mu kuyongerera ubushobozi bwo kureba kure, bituma irushaho kugirira akamaro abashakashatsi mu by'ikirere. Ibitekerezo yari afite kubirebana n'ikirere nibyo byatumye urukiko rwa Kiliziya Gatolika rumuhamagaza inshuro ebyiri. Urwo rukiko nirwo rwahanaga abantu banengaga kandi bakavuguruza inyigisho za Kiliziya, kandi rwari rufite ububasha bwo gutanga igihano cy'urupfu. Muri ibyo bihe Kiliziya ntiyihanganiraga umuntu wese wageragezaga kuvuguruza ibitekerezo byayo. Abantu benshi bicwaga urupfu rubi nko kumanikwa ku giti bakagitwikirwaho, kandi bitangaje kuba Galilei yaranze kwemera ku mugaragaro ko isi izenguruka izuba nubwo yari azi ko ari ukuri. Kubera ko aticiwe mu ruhame, abantu benshi batekereza ko yaba yarakorerwaga ibikorwa by'icarubozo mbere y'uko bitangazwa ko yapfuye. Bamwe mu bahanga mu by'amateka bavuga ko urukiko rwa Kiliziya rushobora kuba rwarakoreye Galilei ibikorwa by'icarubozo. Urubanza yaciriwe ruvuga ko byabaye ngombwa ko akorwaho iperereza mu buryo bukaze kugira ngo umugambi nyawo yari afite umenyekane. Mu mvugo yakoreshwaga muri urwo rukiko, inshuro nyinshi ibyo byumvikanishaga ibikorwa by'icarubozo, wenda bikaba byakwerekezwa no ku magambo y'iyicarubozo. Abahanga bavuga ko ibikorwa by'icarubozo byakorwaga mu byiciro kandi ko bitababazaga kimwe. Bashobora kuba barabanzaga gutera ubwoba ushinjwa, bamwereka ibikoresho byifashishwa mu kubabaza abantu bagamije kumuhahamura. Bakagera ubwo bamwambura imyenda cyangwa bakamuzirika, ndetse bakaba banamukorera ibindi bikorwa byo kumubabaza bikaze kurushaho. Kugeza ubu uko Galilei yakozweho iperereza mu buryo bukaze biracyari iyobera n'amabanga. Aristote yakoze igishushanyo kigaragaza imiterere y'isanzure ry'ikirere abyitondeye. Yagaragaje ko isi iri hagati mu isanzure ry'ikirere, maze arigabanyamo ibice birenga 50 bitaboneshwa amaso bimeze nk'inziga, buri ruziga rugiye ruri ku ruhande. Icyo gishushanyo cyagaragazaga inyenyeri zifashe ku gice cy'isanzure kiri inyuma y'ibindi, naho imibumbe iri mu bice by'isanzure byegereye isi. Nanone yagaragaje ko ibindi bintu byose bikikije isi bihoraho kandi ko bidahindagurika. Abantu bo muri iki gihe bashobora kumva ko ibyo bintu bidashoboka, nyamara abahanga mu bya siyansi bamaze imyaka igera ku 2000 ari uko babyumva. Aristote yumvaga ko isanzure ry'ikirere ryuzuye imibumbe, yumvaga ko isi n'ikirere kiyikikije bigizwe n'ibintu bine ari by'ubutaka, amazi, umwuka n'umuriro.
Kuri we ibindi bice byose bigize isanzure ry'ikirere byari bigizwe n'ubwoko bwa gazi yo mu kirere yise ether. Yumvaga ko imibumbe iri mu kirere ifashe ku bice bigize isanzure bitagaragara. Hashize igihe kirekire abahanga mu bya siyansi bemera icyo gitekerezo cya Aristote kuko bumvaga ko gishingiye ku ihame ry'ibanze kandi ryumvikana ry'uko ikintu cyose kigomba kuba gifite aho gitendetse cyangwa aho giteretse cyangwa aho gifashe, kandi bakumva ko bitagenze bityo cyagwa. Undi muhanga mu mibare mu bugenge Isaac Newton wabayeho hagati y'umwaka w'1642 n'u'1727 nawe yigishije iby'izo mbaraga rukuruzi ziri mu kirere, ariko nawe yararwanyijwe cyane. Abahanga mu bya siyanse benshi bari batariyumvisha ukuntu inyenyeri n'imibumbe yo mu kirere bidafashe ku kintu gikomeye. Baribazaga bati bishoboka bite ko isi yacu ingana itya n'indi mibumbe byaguma mu kirere nta kintu kibifashe? Bamwe bumvaga ko ibyo birenze ubwenge bw'abantu. Kuva mu gihe cya Aristote abahanga mu bya siyanse benshi bumvaga ko hari ikintu runaka cyuzuye mu isanzure ry'ikirere gitendetseho ibintu. Aristote wabayeho hagati y'umwaka wa 384 n'uwa 322 imbere ya Yesu yigishijwe n'umuhanga mu bya filozofiya uzwi cyane witwa Plato, maze nawe aza kwigisha igikomangoma cyaje kuba umwami w'abami Alexandre Rogara. Dukurikije urutonde rwa kera rw'ibitabo mu nyandiko nyinshi Aristote yanditse, harimo ibitabo bigera ku 170, muri byo 47 bikaba bikiriho na n'ubu. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, kandi niba ubikunze ukore like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, naho utaha.